Bakristo bavandimwe, Kristo Yezu akuzwe. Icyumweru cya kane mu byumweru bya Pasika ni icyumweru kizwi by'umwihariko nk'icyumweru cy'umushumba mwiza. Niyo mpamvu mubona naho imbere ya ritari dufite iyo foto nziza y'umushumba mwiza utarumanziza aragiye, ahubwo agahora iteka ryose aziyobora mu rwuri rutoshye kandi akazishora ku mazi afutse. Uwo mushumba rero turangaje imbere akaba Kristo wenyine, akaba ari we mushumba mwiza w'ukuri, natwe tukiga ingendo ye, tukiga ndetse n'ingiro ye. Nguwo rero uwo tuje dushagaye kuri uyu munsi. Uyu munsi ariko nanone ukaba uzwi by'umwihariko nk'umunsi mpuzamahanga wo gusabira imihamagaro y'ubutumwa muri Kiliziya, ihamagarwa muri Kiliziya. Buri wese muri twe akaba yarumvise ijwi rya Nyagasani wamuhamagariye kubaho mbere na mbere akamuha ubuzima, ariko uwo Nyagasani akaba anakomeza kumuhamagara amuha ubutumwa muri Kiliziya ye. Tugahamagarirwa ubutumwa butandukanye, ariko bwose buhuriza ku cy'ingenzi ari cyo kwitagatifuza. Twese duhamagarirwa kwitagatifuza. Muri iyo mihamagaro itandukanye rero harimo imihamagaro y'abiyeguriye Imana, abaharira ubuzima bwabo bwose burundu Nyagasani, abo bakaba babandi bashyirwa ku ruhande kugira ngo babashe kumukorera koko. Ariko hari n'abahamagarirwa kubaka ingo muri Kiliziya, abo ngabo bakabyarira Kiliziya intumwa, ariko bakanitagatifuriza mu muhamagaro wabo. Nta muhamagaro usumba undi, imihamagaro yose ituganisha twese ku butagatifu. Niba uri mu muhamagaro wo gushaka, warubatse urugo, wumve ko witagatifuriza muri uwo muhamagaro. Niba warahawe cyangwa se warakira umuhamagaro wo kwiyegurira Nyagasani mu buzima wo kwiyegurira Imana, wumve ko witagatifuriza muri uwo muhamagaro. Twese rero icyo dutumbiriye dusanga bikaba ubwo butagatifu, bikaba ubwo butungane. Mutagatifu Tereza w'umwana Yezu we yakunda kuvuga ngo umuhamagaro wanjye ni urukundo, umuhamagaro wanjye ni urukundo. Urwo rukundo natwe turugira umuhamagaro wacu. Iteka ryose twumve ko turukwiza aho turi, iteka ryose twumve ko ruri aho tugenda, aho dukorera, aho dutuye. Ingo zacu zibe koko igicumbi cy'urwo rukundo. Isomo ryo mu gitabo ryakozwe n'intumwa. Ku munsi wa Pentekosti, Petero ahagararanye na ba 11 arangura ijwi agira ati, inzu yose ya Isiraheli nimenye idashidikanya ko Yezu mwabambye Imana yamugize umutegetsi n'umukiza. Ngo bumve ayo magambo barakangarana, babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bavandimwe dukora iki? Petero arabasubiza ati, nimwisubireho, buri muntu muri mwe abatizwe mu izina rya Yezu Kristo kugira ngo ababarirwe ibyaha bye, kandi muhabwe ingabire ya Roho Mutagatifu, kuko isezerano ari mwe ryagenewe kimwe n'abana banyu, ndetse n'abari kure bose n'abandi batabarika, uko Nyagasani Imana yacu azabihamagarira. Ababwira n'andi magambo menshi yo kubemeza no kubakomeza agira ati, nimwirokore
mwitandukanye n'abantu bayobye. Nuko abemeye izo nyigisho barabatizwa, uwo munsi biyongeraho abantu bagera ku 3,000. Iryo ni ijambo ry'Imana. Isomo ryo mu ibaruwa ya mbere ya Mutagatifu Petero intumwa. Bavandimwe, niba mwiyumanganyije imibabaro mwatewe n'icyiza mwakoze, ngiyi ingabire mu maso y'Imana. Nuko rero icyo ni cyo mwahamagariwe, kuko na Kristo yababaye ku mpamvu yanyu, akabasigira urugero kugira ngo mukurikire inzira ye. Utigeze akora icyaha kandi akaba atarigeze avuga ibinyoma, agatukwa ariko ntasubize igitutsi, mu bubabare bwe ntagire uwo akangara, ahubwo akiragiza umucamanza w'intabera. We wajyanye ibyaha byacu mu mubiri we bwite ku musaraba, kugira ngo nitumara gupfa ku byaha tubeho mu butungane. Ni we nyir'ibikomere byabakijije. Koko rero mwari mumeze nk'intama zatatanye, none ubu ngubu mwagarukiye umushumba n'umurinzi wanyu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yezu abwira abafarisayi ati, ndababwira ukuri koko, umuntu utinjirira mu irembo ry'urugo rw'intama, ahubwo akuririra ahandi, aba ari umujura n'igisambo. Unyura mu irembo we aba ari umushumba w'intama. Uwugarira irembo aramwugururira, n'intama zikumva ijwi rye, maze agahamagara intama ze mu mazina yazo, nuko akazahura. Intama ze zose iyo amaze kuzikura mu rugo, azijya imbere zikamukurikira, kuko ziba zisanzwe zizi ijwi rye. Ntizikurikira uw'ahandi, ahubwo ziramuhunga, kuko ziba zitazi ijwi ry'abahandi. Yezu yabahaye icyo kigereranyo, ariko bo ntibamenya icyo yashakaga kubabwira. Nuko Yezu ati, ndababwira ukuri koko, ni njye rembo ry'intama. Abandi bose baje mbere yanjye ni abajura n'ibisambo, n'intama zanze kubumva. Ni njye rembo, uzanyuraho yinjira azakizwa, azashyira yizane kandi abone urwuri. Umujura agenzwa no kwiba no kwica no kurimbura. Nge rero nazanywe no kugira ngo intama zigire ubugingo kandi zibugire busagambye. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu.
abana Kristo Yezu akuzwe, abajene Kristo Yezu akuzwe, ababyeyi Kristo Yezu akuzwe. Tumaze rero turi kuzirikana icyumweru cy'umushumba mwiza, aho Nyagasani atwiyereka nk'umushumba mwiza. Abana, umushumba muramuzi? Muramuzi? Umushumba akora iki? Araragira, akaragira inka, sibyo? Intama, ihene, ikindi imbwa. Oya, byiza. Kandi iyo aziragiye aziragira ahantu heza, sibyo? Ubundi zigashisha, sibyo? Zigashisha. Yego. Yezu rero niba atubwiye ko ari we mushumba wacu, nuko ubwo turi intama ze, turabakunda kandi ngo tuzi mu mazina yacu. Yezu akuzwe. Iryo zina ryawe witwa arakuzi. Abana murabyemera? Niba rero atuzi anadukunda, ubwo ngubwo ntitwamuha amashyi. Nagiwe n'umushumba mwiza uhoraho, ntacyo nzabura. Nagiwe n'umushumba mwiza Nyagasani Yezu, twebwe intama za kiliziya yawe, ni kenshi umwanzi ashaka kudutwara. Mushumba mwiza, uturengere. Nyagasani Yezu, umushumba mwiza, Imana Data yahamagariye abantu gushinga urugo, uha umugabo n'umugore kurwubakana urukundo rwawe, batoze kwakirana umutima mwiza bazabagenderera bose, kandi urugo rwabo rube uburuhukiro bw'abarushye. Batoze kujya mbere bashyigikiwe nawe, bahe gukora ugushaka kwawe iminsi yose y'ubuzima bwabo, bamenye kukugisha inama no kukwisunga mu migambi yabo, baguture ibyishimo n'amagorwa yabo, batoza abana babo gusobanukirwa n'umuhamagaro wabo muri ubu buzima no kuwusubiza batizigamye, kandi ubarinde kubangamira ugushaka kwabo kuri bo. Tubisaba Imana. Nagiwe Nyagasani Yezu, twebwe abayobozi dukunda igihugu cyatubyaye, dushukwa n'amafaranga n'irari ryo kwigenga muri byose, uduhe kwisubiraho. Mushumba mwiza utugeneye, utwumve Nyagasani. Nagiwe n'umushumba mwiza
nyagasani yezu turasabira abasaseredoti n'abiyeguriye imana abahawe ingabire yo gutorwa na yezu babera abandi ikimenyetso cy'amizero ubuvandimwe n'amahoro tubisaba imana. Ndagiwe n'umushumba mwiza uhoraho acanza. Nyagasani Yezu, natwe waje kumva ijwi ryawe, udutungisha inyigisho zawe n'umubiri wawe, tumenye ko ari wowe mushumba mwiza rukumbi, utwumve dawe. Mana yacu, washatse ko abantu bose bagira umushumba umwe rukumbi, ari we umwana wawe Yezu Kristo, turakwinginze bose bibumbire mu bushyo bumwe rukumbi kubwa Yezu Kristo nyine umwami wacu. Singizwe mu izina rya Nyagasani, ntabwo impundu mu ijuru, ntabwo impundu mu ijuru, ntabwo impundu mu ijuru. Nyir'ubutagatifu, nyir'ubutagatifu, nyir'ubutagatifu. Koko uri nyir'ubutagatifu Nyagasani, ukaba n'isoko y'ubutungane bwose. None duterana imbere twifatanyije na Kiliziya yose kuri uyu munsi w'intangiriro y'icyumweru, kugira ngo duhimbaze wa munsi muhire Kristo yazutse akava mu bapfuye, maze ukamukuza umwicaza iburyo bwawe. None rero umubyeyi wacu turagusaba tumwisunze, usakaze roho wawe kuri aya maturo maze uyatagatifuze, kugira ngo ahinduke atubere umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo umwami wacu. Igihe yari agiye kugabiza ububabare n'urupfu ku bushake bwe, yafashe umugati arashimira arawumanyura, nuko awuhereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze muryeho mwese, iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nkuko yari amaze kubigenza barangije kurya, afata inkongoro nanone arashimira, nuko ayihereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munyweho mwese, iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka, agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora bibe urwibutso rwanjye. Ni wowe bugingo budashira, Yezu Kristo urumuri rw'imitima, twiyegereze tugire
none rero nyagasani mu gihe twibuka urupfu n'izuka by'umwana wawe tugutuye umugati utanga ubugingo hamwe n'inkongoro y'umukiro tugushimira ko watumye tuberwa no kugushengerera tukaguhereza aya maturo kandi turakwinginga twiyoroheje ngo twebwe abasangira umubiri n'amaraso bya Kristo Roho Mutagatifu aduhuze twunge ubumwe. Nyagasani wibuke kiliziya yawe yogeye ku isi hose maze urebwe rya mbere mu rukundo hamwe na papa wacu Leon n'umwepiskopi wacu Ntoni n'abatorewe umurimo wa ritari bose. Nyagasani wibuke abangaba twasabiye dutura iki gitambo wahamagaye ubavana kuri iyi si maze ubwo wunze ubumwe n'umwana wawe mu rupfu rumeze nk'urwe ubaye no kumwishushanya mu izuka rye. Wibuke kandi n'abavandimwe bacu bapfuye bafite ubwizere bwo kuzazuka hamwe n'abandi bose bapfuye usanzwe ufitiye impuhwe maze ubakirire mu rumuri ruguturukaho. turakwinginze natwe utugirire impuhwe maze tuzashobore kugira umwanya mu bugingo bw'iteka hamwe na Bikira Mariya umubyeyi muhire w'Imana n'intumwa zawe ntagatifu abatagatifu imbazo uyu munsi n'abandi batagatifu bose bakunyuze uko ibihe byagiye bisimburana nuko hamwe nabo dukusingiye tukurata ku bwa Yezu Kristo umwana wawe. Dawe Mana ishobora byose icyubahiro cyose n'ikuzo ryose ubishyikirizwa na Kristo ukabihabwa hamwe nawe ukabihererwa muri we mu bumwe bwa Roho Mutagatifu uko ibihe bihora bisimburana iteka. Nk'uko twabibwirijwe n'Umukiza akanabidutegeka kandi ubwo akabitwigisha dutinyutse kuvuga tuti Dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro riduhe none utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira baducumuyeho udutererane mu bitwoshya ahubwo udukize icyaha. Nyagasani turakwinginze udukize ibyago byose ibihe turimo bisakazemwo amahoro impuhwe zawe ziturengere zidukize icyaha cyose ziturinde n'amakuba yose mu gihe tugitegereje ya mizero mahire n'ukuza k'umukiza wacu Yezu Kristo kuko ubwami n'ububasha n'ikuzo ari ibyawe Nyagasani iteka ryose.
Nyagasani Yezu Kristo wabwiye intumwa zawe uti mbasigiye amahoro baya amahoro yanjye, ntiwite ku byaha byacu ahubwo wite ku kwemera kwa kiliziya yawe, maze ku bushake bwawe uyihe amahoro kandi uyibumbire mu bumwe, wowe nyir'ingoma n'ikuzo iteka ryose. Nimugire iteka amahoro ya Nyagasani. Mu rukundo rwa Kristu nimwifurizanya amahoro. Nk'uko twakomeje tubigarukaho, icyumweru cy'umushumba mwiza ni icyumweru dusabiraho kandi n'abahamagarirwa butumwa muri kiliziya. Ndagira ngo rero ntumire abo mu muryango wa uri buze kutuganirira muri iyi misa ya kabiri begera imbere. Nitwa Sœur Pascazi Marie Thérèse Nyiravuga neza, mba mu muryango w'ababikira ba Somusiyo. Nitwa Sœur Césarine Marie Umulisa. Iyi foto dufite ni y'uwashinze umuryango wacu, yitwa Mutagatifu Marie Eugenia wa Yezu. Twifuje kuyibereka kugira ngo mumumenye. Twishimiye aka kanya rero kugira ngo tubasangize ku muryango wacu, ubuzima bw'umuryango wacu mu ncamake. Umuryango w'ababikira ba Somusiyo washinzwe na Mutagatifu Marie Eugenia wa Yezu, ni Umufaransakazi. We wavutse mu mwaka w'1817. Yashinze umuryango mu mwaka w'1839, awushingira mu Bufaransa i Paris. Yaje kwitaba Imana mu mwaka w'1898, ashyirwa mu rwego rw'abatagatifu mu 2007. Ashinga umuryango yari afite intego yo kugira ngo afashe azamure uburezi bw'umwana w'umukobwa, kuko mu gihe cye umwana w'umukobwa ntabwo yahabwaga amahirwe yo kujya kwiga. Ubwo rero yumvaga ko gufasha umwari kurera umukobwa ko ari ukurera kiliziya y'ejo, kurera igihugu cy'ejo. Uko tubaho rero, tugira igihe cy'isengesho rirangwa no kuzirikana ijambo ry'Imana, gushengerera Yezu Kristo mu isakaramentu ry'Ukaristiya buri munsi, kumva igitambo cy'Ukaristiya ndetse n'amasengesho ya kiliziya. Ubutumwa bwacu aho tubukorera mu burezi, mu mashuri y'incuke, mu mashuri abanza n'ayisumbuye na kaminuza. Ahandi dukorera ubutumwa bwacu ni mu mavuriro, mu masantere aho twakirira abantu, twakira abaza batugana. Ni ukuvuga ubuzima bw'umusomusiyo. Umusomusiyo icyo ari cyo cyose ni uko ari umurezi, aho ariho hose, mu byo arimo byose. Atari ukuvuga ngo ni uko ari ku ishuri gusa, we ahamagariwe kurera, gutanga uburere, gufasha umuntu kuva aho ari akagira aho agera. Ubu ngubu umuryango w'ababikira ba Somusiyo rero umaze kugera, uri mu migabane 4 y'isi, mu bihugu 37. Mu Rwanda turi hano muri Diyosezi ya Kigali, hano i Gikondo, ni narwo rugo rukuru rwacu. Tuba ni Kabuye ku Kimihurura, tukaba ni Kabuga, turi ni Rwankuba. Ahandi turi muri Diyosezi ya Butare, muri Diyosezi ya Nyundo no muri Diyosezi ya Ruhengeri. Turabashimiye rero, ndumva mu make n'ibyo ngibyo twabasangiza aka kanya, ibindi tuzabibabwira
ku bantu bose bifuza kuza kwifatanya natwe gukorera Imana, kogeza ingoma y'Imana mu muryango w'ababikira ba Somusiyo. Nabwira urubyiruko nimwumva ijwi ry'Imana ntimukanangire umutima. Mushobora kwitanga mu muryango w'ababikira ba Somusiyo, mushobora kwitanga mu muryango w'inshuti z'abakene, mushobora kwitanga mu babikira ba parote cyangwa mu bafrere, mushobora kwitanga mu nshuti z'umusaraba. Imiryango ni myinshi itandukanye murayizi, buri wese aho Nyagasani amuhamagarira amarembo arakinguye, icy'ingenzi ni ugutega ijwi ry'Imana. Nyagasani Yesu Kristu ndagusingiza, ugushaka kwawe ndakuramya, ndagukunda urabizi kandi ndangamiye wowe wenyine n'ingoma yawe. Iyi ndirimbo turirimbye amagambo arimo nayo Mutagatifu Mariya Eugenie wa Yezu yakundaga kuvuga, ni nayo ntego yacu, cyane ko intego ari ukukunda Yezu, kumumenyekanisha ndetse no kumukundisha abandi. Murakoze. Ubuzima babamo, ubuzima bwabo nk'ababikira ba Somusiyo n'abavugiye abandi muri rusange. Nk'uko mubona igiti gitatse hano imbere ya ritari, imiryango nk'iyo ni myinshi, kandi nk'uko nabivuze mu ntangiriro z'igitambo cya misa, mwanabibonye mu butumwa butandukanye bwagaragariye aha. Abadusomeye ijambo ry'Imana n'abubatse urugo, mwabibonye couple y'umugabo n'umugore badufashije kumva ijambo ry'Imana. Mwabonye kandi no mu isomo rya kabiri undi wihaye Imana nawe wadusomeye, hamwe n'abasaserdoti mureba. Ntibagiwe iyi korali Pueri Cantores, mwababonye nabo mu butumwa bwabo ari nawo muhamagaro wabo. Twese rero twishime dushimira Nyagasani umuhamagaro aduha. Ndashimira ariko none by'umwihariko umupadiri waje kwifatanya natwe, ni Padiri Elias Kiwanuka, umupadiri wa Diocese ya Kabgayi. Nsaba kuhaguruka ngo baramutse. Murakoze, muhaguruke twese twakira umugisha w'Imana. Nyagasani Yesu nabane na hamwe. Ushobora byose nabaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyana amahoro n'ibyishimo bya Kristo. Haleluya, haleluya.